tumenye kandi tuzirikane ubuzima bwa mutagatifu Kizito Mihigo. Bavandimwe, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristu Yezu akuzwe. Uyu munsi ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2020 ku cyumweru. Turacyari rero muri cya kiganiro mumenyereye kumva, dukomeza dusangira namwe ubuhamya kuri mutagatifu Kizito Mihigo, cyane cyane dusangira ku byo yiyandikiye mu gitabo cye, ubutumwa bukubiye mu byo yavuze, tukajya dusangira igika ku gika kugeza igihe tuzarangiriza iki gitabo cyose. Ndetse nacyo twakirangiza tugatangira kuzirikana indirimbo ze n'ibindi bikorwa bye yakoze hirya no hino kugira ngo atazigera yibagirana. Uyu munsi rero ubuhamya ngiye kubabwira ni ubuhamya buturuka ku muvandimwe wacu René Mugenzi, akaba ari nawe wanditse paje ya mbere y'iri buriro ry'iki gitabo, agerageza kuhabera mugenzi we Kizito Mihigo wari wasize amusigiye iki gitabo. Nabamenyesha ko René Mugenzi namumenye kubera Kizito Mihigo. Umunsi umwe yarampamagara ambwira ati Christina, ndifuza yuko wamenyana n'umuvandimwe nkunda kandi umfasha witwa René Mugenzi, akaba atuye mu Bwongereza. Icyo gihe Mugenzi nawe yari yaramubwiye ko agomba kunshakisha akamenya. Noneho turamenyana ku buryo nibuka ko twakoranye na Mugenzi tukamukorera n'urwibutso rwa anniversaire y'amavuko ari mu Gihome, ari muri Mageragere, tukayohereza tukamwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 35. Ako ka video karahari muri YouTube mwakabona. René Mugenzi rero ari numwe mu bo mutagatifu Kizito Mihigo yizeye agasigira igitabo cye. Nkaba nabahuhamya nanone nkurikije kuri igitabo cye ko nanjye ndi uwa kabiri mu bo yari yagisigiye. Yakimpaye kera cyane kitaruzura, kuko ari mu buroko yarambwiye ati mama, urabizi ntekereza ko nshobora kutazava muri ubu buroko, nshobora kuzabugwamo. Ariko igihe cyose nabambuguyemo mu kumva inkuru mbi, nifuza ko ubutumwa bwanjye nanditse bwagira abantu bari hanze, bari mu bihugu byigenga, ku buryo babika ubutumwa ngiye kubaha n'aba ntakiriho bakabutangariza isi. Yarambwiye ati ngiye kwereka igitabo ndi kwandika, sindakirangiza, hasigaye nk'amapaje agera kuri 70 ingahe, atari ko umwanya ntarakirangiza, ndashaka kuba ugitunze. Ati nzareba n'undi muvandimwe umwe cyangwa abandi babiri, nibura mwicare mugifite muri batatu, ku buryo umwe ni ataye kode yacyo undi yaba yifite, bityo mukazafatikanya ku buryo igitabo kigera hanze. Nibyo rero byavugaga ni roho wa Nyagasani wari wamubwirije koko igitabo yagisigiye René Mugenzi. Nanjye arakinsigira, yakimpaye muri 2017. Yarakicyandika ariko atarakirangiza, ampa email ye, amakode yo kwinjiramo kugira ngo njye nkurikirane iby'icyo gitabo. Akambwira ati nimwumva hari icyambayeho muzagerageze mu gisohore. René Mugenzi rero nawe yaje kumbwira ko agifite, ndavuga nti amahoro abe iwacu, kuko ninkibura ntuzakibura, cyangwa se n'undi yambwiye wa gatatu nawe ntazakibura. Rero turashimira Imana yatumye gikomeza kubikwa, avuye no mu buroko arakirangiza.
nubwo yakirangije ariko yakomeje atubitsa izo nyandiko ze kuko yumvaga nta mutekano afite aho yari ari. Nuko Imana yamukoreyemo uko byagenze niko byagenze. Amaze kwitaba Imana nahamagara René Mugenzi ndabubwira uracyagifite, ati yes, ati ntugire impungenge, niba warataye kode cyangwa warayibagiwe ati genda cyayifite hafi, ati wowe gusa umfashe tugerageze kureba uburyo cyasohoka. Twafataje nk'abavandimwe rero mwese kibageraho. Yabwo nababwiraga uburyo Mugenzi nyine ari inshuti y'inkoramutima kadasohoka ya Mutagatifu Kizito Mihigo, kumwe nanjye n'abandi bose yagiye atugezaho kugira ngo twese tumenyane. Mugenzi rero aravuga ati kuwa gatatu tariki ya 12 Gashyantare umwaka wa 2020 Kizito yanyoherereje ubutumwa bugufi ahagana mu masaa moya za mu gitondo, arambwira ati inuma ya Kibeho yiteguye kuguruka. Nyuma y'amasaha 2 anyandikira indi igira iti inuma ya Kibeho yagurutse. Numvise ko ari mu nzira yo kugerageza kuva mu Rwanda. René Mugenzi agakomeza avuga ati bukeye bwaho mu gitondo cyo ku ya 13 Gashyantare umwaka wa 2020 ahagana mu masaa 11 n'igice za mu gitondo zo mu Bwongereza yanyandikiye ubutumwa bugufi nanone agira ati nahafashe ubutumwa bwanjye, agira ati nafashwe ariko ubutumwa bwanjye buzakomeza. Nyuma y'iminsi 4 ku ya 12 ku itariki ya 17 Gashyantare umwaka wa 2020 aravuga ati polisi y'u Rwanda ihita itangaza ko Kizito yiyahuye mu cyumba yari afungiwemo. Mugenzi akavuga ati byarandenze kubyakira birananira, ariko kandi nubwo byantunguye cyane ntabwo byantunguye cyane ukurikije amateka n'ubutegetsi bw'u Rwanda buriho muri iki gihe. Agakomeza ati cyakora Kizito ntabwo yashoboraga kwiyahura nkurikije uko muzi. Nibyo umucuti wacu René Mugenzi yatwandikiye kuri iyi page ya mbere y'igitabo cya Mutagatifu Kizito Mihigo. Nkaba numva rero ubutumwa bw'ingenzi twakura kuri iyi page ya mbere. Nahangaha yabwiye René Mugenzi ati yabanje amubwira ati akanuma ka Kibeho kagurutse, bivuga ko yafashe inzira, yafashe urugendo agiye guhunga. Yarangiza akamubwira ati nafashwe ariko ubutumwa bwanjye buzakomeza. Abavandimwe ngira ngo murumva ko ni ikintu gikomeye kumva ko ufashwe, ntuzi n'ibizakubaho ibyo ari byo, ariko roho w'Imana akavugira muri Mutagatifu Kizito Mihigo akavuga ati nubwo ufashwe, ibikubaho byose, ibizakubaho byose, ubutumwa bwawe buzakomeza. Murumva ukwemera gukomeye yari afite, kumva ko ubutumwa bwe buzakomezwa, uko buzakomezwa bukagikwira ku isi hose uko byagenda kose. Ese uyu munsi naba mfite ukwemera nibura kugera muri 1/10 cy'uko kwemera Mutagatifu Kizito Mihigo yatugaragarije? Ese ukwemera kwanjye guhagaze he? Mbese nibura kungana n'imbuto y'ururo ariyo Yezu Kristo yavuze ati nimugira nibura n'imbuto ingana n'ukwemera kungana n'akabuto k'umutini, mushobora kubwira umusozi ngo haguruka, ushobora kuwutegeka ngo haguruka uve hano ujye hariya. Twese kuri uyu munsi tuzirikana ko kwemera ni ukuhe dufite kuva twabatizwa tugakomezwa tugahabwa amasakaramentu yose, bamwe ayo gushyingirwa, abandi ayo busaserodoti,
abandi bakaba batarashyingirwa ariko bategereje n'abazihimana. Mbese uko duhagaze muri kiliziya twisuzume ukwemera kwacu guhagaze gute, kurakomeye, kurajegajega, kungana gute, wakugereranya ute? Ese uguhagaze muti? Uri wa muntu wajya hariya nka Kizito Mihigo ukavuga uti uko byagenda kose muramfashe ariko ubutumwa bwanjye bwo nzi ko buzakomeza, niyo byaba ngombwa ko ngupfira, niyo byaba ngombwa ko nkubitwa nkaba tortured, niyo byaba ngombwa ko munkuramwo amaso, ariko ubutumwa bwanjye buzakomeza. Uko nukomera gukomeye Kizito yubakiye izina rye ku butagatifu, yubakiye izina rye ku guhamya ubutumwa Nyagasani bwiza yamuhaye, bwa butumwa duhora tuzirikana tutajya twibagirwa, ubutumwa bwo kubabarira no kubabarirana, ubutumwa bwo kwiyunga nyabyo, ubutumwa bwo gukunda Imana, gushyira Imana imbere ya byose, gushyira Imana n'imbere ya byose. Haba rero ari bwo butumwa nabasangiza kuri uyu munsi. Mbabwiye uburyo nyine yakundaga abantu, kandi ikindi nabahaho ubuhamya cyerekana ubutagatifu bwe. Kizito yakundaga umuntu, yamukundishaga n'izindi nshuti ze zose, agakora shene y'urukundo. Yaba yakuvugishije yamenye ko muri mu murongo umwe, muri mu kwemera kumwe, roho yawe abona ari nzima imbere ye, abona uri umuntu mwafatanya imirimo mugakomeza, mukorera kiliziya, mukorera ubumuntu, kuko Kizito yari azi gukundana n'abantu badafite n'ukwemera na gato. Nabaha urugero nk'uriya niyo mugabo baganiraga, niyo umuntu twita umwate cyangwa se umuntu wemera ibintu bitari muri ibintu bya filozofike, avuga ati nta Mana ibaho, Imana ni ruganzi, ibintu nk'ibyo nduva mwarabonye amantuze menshi baganiraga, ariko yaramukundaga kandi akamwumva kandi akamuyobora buhoro buhoro, akamugenza buhoro. Ni ukuvuga ngo iyo tukwita Kizito umutagatifu hari abantu batangara bavuga ngo turamukuza, turi gukabya, ntituri Roma, ntituri iki, ariko ntabwo baba bumva. Yabaye bashobora kumva ko umutagatifu ntabwo ari umuntu uvuga rimwe imisozi igahanuka cyangwa inkuba zigakubita cyangwa akora ibitangaza bitabaho ku isi. Umuntu w'umutagatifu ni umuntu ukora ikintu gisanzwe ariko mu buryo budasanzwe. Niyo mbabwira ukuntu yashobora gukundana n'abantu batemera Imana kandi wayemera birenze n'100%, ariko akaba tolerant, akagira ubworoherane muri we, akagira kumva abandi kurenza uko twebwe abandi bantu tubyumva. Hari abantu benshi bagenda barwanira kuri za WhatsApp ngo uvuze ibyo ntemera, na WhatsApp yizanyeho politics nishaka, bamwe bati WhatsApp yizanyeho Bikira Mariya ntitumushaka nitumwemera iwacu. Ugasanga abantu barwanye bapfa ibibatandukanije, kandi urebye ubwenge nyakuri ni urukundo rukusanya byose kugira ngo rwuzuzanye, icyumwe atazi undi akimenye. Niba utanacyumvise ucyubahe. Ngibyo byo twabuze mu Rwanda, ngibyo byo twabuze Abahutu n'Abatutsi. Ntabwo tuzi yuko Imana yabiremye ityo, siyo yazanye ngo twitame maze yako niba byarabayeho gutyo. Umuhutu ajya amenya ko yuzuza Umututsi, Umututsi akuzuza Umuhutu, Umutwa nawe akuzuza Umuhutu, Umutwa akuzuza Umututu, kuzuzanya Nyabutatu Nyarwanda igafatana nyine urunana, kuko ariko Nyagasani yabishatse. Nyagasani yabishatse, kandi usanga ibidutanya twirengagije ko byaduteranya, ahubwo tukibutsa ko bitwuzuza. Nicyo kintu Kizito yadusigiye tudashobora kuzibagirwa kandi tugomba kuzirikana. Tujye tuzirikana ko ibidutandukanya ahari nabyo bitwuzuza, nibyo bikora ubumwe bwacu, ko twese dusa. Ntacyo byaba bimaze, nta nubwo byaba bihimbaje. Nawe mutegereze jaride y'indabo, ubusitani bw'indabo burimo ururabo rw'ibara rimwe, yego wavuga ziriya ndabo ni nziza, ariko tekereza n'ababonye ubusitani burimo amaroze,
ukabona urimo margarita, ukabona muri kona imwe harimo twa tundi twisakaramiro tw'umuhondo, ahandi hakabamo dariya. Ubwo busitani burimo amabara menshi anyuranye bwakurangaza kurenza uburimo ibara rimwe. Burimo ibara rimwe wahita ureba ugahita wigenda ukavuga zose zirasa, bye bye. Ariko ubusitani burimo amabara anyuranye, kariya ko sinari nkazi, kankegere ndebe kigatandukanye na kariya. Urumva ibintu Imana yaremye ibintu binyuranije ibigira ngo byuzuzanye, ko Satani akaduca inyuma ati biratandukanye, bibateranye, bitume murwana, bitume mwicana. Kuko Satani ari umugome, azi yuko nitumenya yuko muri twe muri ubwo budasa harimo imbaraga zikomeye, imbaraga zitugeza ku kindi kintu tutazi, Satani akatushuka ngo ibyo ntitubibone, tukabona ahubwo ibyo twumva ubwo butanye, ubwo butatirane, none ugasanga habaye nyine za jenoside, kwicana no kutumvikana. Abanyarwanda rero Mutagatifu Kizito Mihigo icyo yadusigiye ni ubwuzuzanye, no kumenya ko ubwoko ntacyo bumaze, ntabwo twabushyira imbere. Ni ukumenya ko idini ntacyo rimaze, ntabwo twarishyira imbere. Idini ry'ukuri riruta ayandi yose. Ni ukumenya urukundo rw'Imana yawe na mugenzi wawe, ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi n'abameze nabi bose. Iryo ni ryo dini ry'ukuri. Mbese baba bashaka kuvuga ko nicyo buri dini ryagombye kuba rifite ibyo ngibyo kugira ngo ribe ryitwa idini rya Kristo. Kuko Kristo ntabwo yazanywe munsi no gutandukanya amadini, yahaza ashyiraho idini rimwe imwe itunganye gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Niba batarashoboye kumvikana bakayitandukaniramo, bamwe bakarima abaporo, abandi bakajya abapantekote, ibyo ntabwo bigomba kudutandukanya, ahubwo tugomba kumva uti reka turebe imbaraga dukura muri bariya. Kandi ni umukristo w'ikibeho kwa Bikira Mariya, ariko yakaririmbo k'abaporo kasingiza Imana gatendereza karyoshye, ndakiga ngombe nkagira kanjye ngasheringe bagenzi banjye, kanshimishe mpimbaza Imana muri Yesu, kandi numve ntibimbuza kuba umukatolike, ko twese aho tuzataha ni mu ijuru rimwe. Ayo madini yose aza uwumvira Imana agakora icyo Imana imutegeka, ijuru ukunda mugenzi we nk'aho ubwe, agafasha imfubyi n'abapfakazi n'abandi bamerewe nabi akabitaho, ijuru azaritaha rwose. Akaba niba yarabatijwe, yarahawe amasakaramentu, agakurikiza inzira agomba azajya mu ijuru rwose. Ntabwo rero kizatwinjiza mu ijuru ari idini, kizatwinjiza mu ijuru n'ibikorwa byiza, kuko nicyo Kizito Mihigo yatweretse. Ntabwo ikizatujyana mu ijuru ari ubutu cyangwa ubututsi, icyo ngicyo nta n'isoko bifite urenze uyu mubumbe wa planete Earth, wa planete Terre. Ntacyo biba bimaze ibyo ngibyo, hagenda roho, umubiri ugasigara ivura, igitaka kigasubira mu kindi. Nuko bimeze rero. Narangiza mbasomera mu gitabo cya Mwene Sirake, umutwe wa 41, umurongo wa 11 kujya kwa 13, aho Mwene Sirake agira ati: umubiri w'umuntu ni ubusa, ariko uwaranzwe n'ubutungane izina rye ntirizibagirana. Jya uhangayikwa no kudasebya izina ryawe, kuko ari ryo uzasigarana kurusha ubukungu bwa zahabu. Ubuzima bwiza bumara igihe, ariko izina rivugwa neza rihoraho iteka. Kizito rero yubatse izina ry'ubutagatifu kubera ibikorwa bye bitagatifu yakoze. Natwe abo yasize turi inshuti, turi abavandimwe, turi abaturanyi, dukomeze tumwiyambaze, dukomeze twibuke ibyo yakoze, kandi tubisangize na bagenzi bacu. Kizito ni umutagatifu wa Region de Grand Lac, umutagatifu wo mu bihugu by'ibiyaga bigari. Ndashaka kuvuga ni uwacu mu Rwanda, akaba uwacu i Burundi, akaba iwacu mu gihugu cya Uganda, akaba iwacu muri Tanzania, akaba iwacu muri Kenya, ndetse na Afurika yose muri rusange n'isi yose. Ariko ahereye aho ngaho muri Region de Grand Lac, kuko niho
yavutse niho akomoka, kandi ibibazo Legion de Grand Lac ifite bituma duhora dutandukana, ntidukundane, ntitube umwe. Ibyo ngibyo, iyo mipaka Kizito yaje kuyisenya, atwigisha umwe n'urukundo, kubanira neza abaturanyi, gusaba imbabazi no kuzihabwa, kugira uwo mutima wa kimuntu aho ugeze hose, ukaba umuntu kandi ukagira ubumuntu. Kandi hariya iwacu muri Afurika muzi ko principe d'or ubuntu tuyishyira imbere cyane muri ako gace kose nababwiye, ndetse no mu bihugu byinshi bya Afurika. Icyo kintu cyitwa ubumuntu ni ikintu gikomeye. Kizito yari afite ubumuntu burenze abantu. Tubumwigireho rero, dukomeze tumuzirikane. Icyifuzo cye yavuganye na René Mugenzi ati baramfashe ariko ubutumwa bwanjye buzakomeza. Ubwo rero birenge niwo ubwirwa, twebwe duhari nitwe tugomba kubukomeza tukabikwiza ku isi hose. We yaragiye, ariko nawe imbaraga afite mu ijuru arazidutiza, ntatwibagirwa, ari kumwe natwe ibihe byose, aradusabira kandi atureba kugira ngo dukwize ubwo butumwa bwe hose. Karo dusenge. Dawe Mana ishobora byose, ngushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuganire n'abavandimwe n'inshuti ku buzima no ku butumwa bwa Mutagatifu Kizito Mihigo. Tugushimiye umwanya uduhaye turi hamwe kugira ngo tuzirikane ubutwari yagize bwo guhangara urupfu, agahangara uburoko, agahangara torture, ariko ibyo byose akavuga ati ni hahandi uko byagenda kose ubutumwa bwanjye buzakomeza. Turakwinginze dawe ushobora byose kugira ngo izo mbaraga yifuje, izo mbaraga yabonekewe icyo gihe, uzitworoherereze. Ubutumwa yadusigiye natwe tubukwize ku isi, tubuhagararemo mu kirenge cye, tubukore tubukunze kandi tubwitangire nk'aho yaba agihari. Natwe tuzabonereho kwambuka rya teme rirutuganisha iwawe, iryo teme ry'urukundo, iryo teme ryo kwihangana, kwiyumanganya, kubabarira no kwemera gukomeye nk'urutare. Turagushimiye rero uyu munsi, tukwinginga kugira ngo uhe amahoro Legion de Grand Lac yose, igihugu cy'u Burundi, cy'u Rwanda, icya Tanzania, cy'Ubugande, icya Kongo, twese tugira amahoro, ndetse na Afurika yose no ku isi hose hasaba amahoro, kandi ubutumwa bwe bwose bukwire ku isi hose. Ibyo mbigusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu, mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina.